Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunzi bacu ba Deep News TV, twizere ko mumeze neza cyane mu bice byose muherereyemo bigiye bitandukanye. Ni inkuru rero irimo iragenda igarukwaho n'ibitangazamakuru bitandukanye, bose barimo baragenda bagaruka kuri iyo nkuru ya Dr Claude, aho bamwe barimo baravuga ko atakiri mu mwuka w'abazima, gusa nawe rero bino abantu barimo baragenda bamuvugaho yaje kuza kuba yabishyiraho umucyo. Turaze turebere hamwe ese yatangaje iki kuri bano bantu barimo baramubika ko yitabye Imana. Dukurikire kugira ngo ugende usobanukirwa akantu ku kandi ku byerekeranye n'iyi nkuru ya Dr Claude. Uyu rero Dr Claude yatangaje ko amaze iminsi yakira ubutumwa bwinshi bw'abantu bamubika bavuga ko yashyizemo umwuka, gusa yavuze ko abo bantu batarimo baramwifuriza ibintu byiza, ahubwo bamwifuriza ikintu kibi gusa. Yabwiye itangazamakuru ko amakuru yavugaga ko yapfuye atariyo, kandi ko ayo makuru yatangiye gukwirakwira cyane cyane avuye mu gihugu cy'u Burundi. Yagize ati nubwo abantu benshi bamuhamagara bava mu Burayi, muri Amerika n'ahandi ari muzima kandi ari kuvugana n'abantu, ashimangira ko abamubika ari abifuza ko yaba atakiriho ariko Imana ikaba itabibemerera. Dr Claude kandi yavuze ko nyuma y'imyaka 9 atagaruka mu Rwanda, yongeye kuhagera mu mwaka 2024 avuye Burundi. Yongeyeho ko yemerewe gutura mu Rwanda no mu Burundi kuko afite ibyangombwa by'ibihugu byombi. Yibukije ko abanyarwanda batakagombye kumufata nk'umunyamahanga kuko ari umunyarwanda ufite indangamuntu kandi anafite ubwenegihugu bw'u Burundi bitewe n'uko se ari umunyarwanda naho nyina akaba ari umurundikazi. Yavuze ko hari abamwitiranya bikaba byaratumye hari abigeze kumwambura bumwe mu bwenegihugu bwe. Dr Claude kandi ni umuhanzi wamenyekanye cyane mu ndirimbo zirimo Baramujyanye, Igikara n'izindi zigiye zitandukanye kandi zagiye zigarurira imitima y'abagiye batandukanye. Yongeye gushimangira ko abakomeje gukwirakwiza inkuru zo kumubika ari abantu bamwanga kandi bamwifuriza urupfu gusa ibyo byose Imana iraza ikabireba ubundi ikabaseka, nk'uko akomeje abitangariza itangazamakuru. Bakunzi bacu rero ba Deep News TV, mu nkunde twebwe dusoreze hano n'aya makuru abarimo aragenda acicikana hirya no hino ku isi. Mureba hano handitse ijambo subscribe kugira ngo mujye mu abambere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri Deep News TV. Imana ibane namwe.